DAC TV, Daily Advice by Claude TV. Natekerezaga ko ari wowe. Hari umunsi nashoboraga kwibona n'undi kumwe n'undi muntu utari wowe. Amen. Ni inshuro nyinshi mu nzozi nibonaga ndi kumwe nawe ku munsi w'ubukwe bwacu. Umutwe wacu nari mfite fantasy zizaho tuzajya ku kwezi kwacu kwa buki, uko urugo rwacu ruzaba rumeze, umubare w'abana tuzabyarana, uko bazaba basa. But it never happened. Unfortunately, ntabwo byigeze biba. But anyways, nubwo bitabaye, it feels we shared something, because I still remember your favorite songs. Bishobora kuba bitarageze nk'uko twembi twabyifuzaga, nubwo tutakomezanyije, nubwo dutandukanye. Nizera nashidikanya ko icyari hagati yacu cyari ukuri. Ndakibuka indirimbo wakundaga, ndakibuka uko niyumvaga iyo twabaga turi kumwe. Sometimes I feel you knew me before I knew myself. Kugeza ubu numva ari wowe muntu wamenye kurusha uko nimenye mbere. I hate that you came that only to be apart soon, but so far nta kintu gishengura umutima wanjye nk'iyo ntekereje ko ahari twamenyaniye ngo umunsi umwe igihe nk'iki ngiki tuzabe dutandukanye nyuma y'ibihe bitari bibi na gato twagiranye. Nta kintu kimbuza amahoro nko kumva ko ndi hafi yawe bishoboka, ariko imitima yacu itegeranye. Umutima wawe uri kure cyane y'uwanjye. Wait just one thing before I set you free. One last thing before I let you go. Genuinely, I wish you all the best. Icyo cyanyuma numva nakubwira mbere yuko ngubohora, mbere yuko nkureka ukagenda. Nifuriza ibyiza byose sishobora gutanga. Mwifurije gura n'umuntu uzagukunda birenze uko ubyifuza, umuntu uzaguha agaciro ukwiriye, umuntu uzakubaha, uzakuba hafi, and most importantly uzamenya uko agomba kukwitwaraho n'icyo agomba gukora igihe ubabaye. Ngukumbura buri munsi, nikanga buri kanya iyo mbonye notification kuri telefone yanjye ngira ngo ahari ni wowe wanditse, kandi unyumve neza ibindi kubikubwira ntagamije gutuma ufiringa guilty cyangwa se ngo ugire icyo ubikora. Usingamije kutuma wumva wagaruka, ndi kubikubwira gusa kugira ngo umenye ko urukundo nari ngufitiye rwari rukukurire. So gutandukana kwacu si ikintu napfa gukira gutyo gusa. It will take a while. So here we am without you feeling little and attaching emotion. I just miss you. That's it. Kumva ko no kwakira ko nakigufite. Amen. Bizamfata igihe. Humura, sindi gushaka kuguforusa kugaruka cyangwa se kugerageza gusubirana nawe, kuko nizera ko gutandukana kwacu ari icyemezo cyiza kuri twebwe. Nashaka kukubwira gusa ko ngukumbura. Sometimes that's all. Sometimes hari igihe nibaza impamvu isi yemeye ko inzira zacu zihura, nkamenya kubaho, nkakwiga, nkamenya uwo uriwe, nkakumva, nkagukunda. And at the end of the day ari wowe uzaba impamvu y'ingano y'intimba yuzuye umutima wanjye aka kanya, intimba nabasha gushyira mu magambo. I mean, how can the universe be so cruel? Ubu dutandukanye, what am I supposed to do? Niki ngomba gukora? Just kukwibagirwa byose, nkabyuka mu gitondo ntazi icyo gukora, cyangwa se ngajijisha nka kukubura nkaho bitandera, nja kukubura nkaho bitambabaza kubyuka mu gitondo na checkinga telefone yanjye ngasanga na message yawe irimo. Icyo ngomba gukora ari ugupretendinga ko umutima wanjye udasimbuka iyo numvise izina ryawe, cyangwa se nicara ngo ngutekerezeho nibaza aho uri, icyo uri gukora, cyangwa se nibaza cyangwa niba nawe ujya unkumbura, niba nawe kukubura byaragukozeho cyangwa kukumbura byarakoze nkuko byanyeganyije inkingi z'umutima wanjye. Ni challenges ngaho kwimagine ko uba umeze neza, uryohewe n'ubuzima ntarimo. Doesn't hurt me, yet it is what hurt me the most. What am I supposed to do? Niki ngomba gukora koko?
listen, numva ko hari chapitire zimwe na zimwe mu buzima zitarangira ahubwo uzishyira ku ruhande gusa cyangwa se tugahindura page. Ariko sinjyeho ngo mbeshye, wambabaje inshuro zitari nkeya. Urukundo rutashoboye kugera kure hagati yanjye nawe rwanteye igikomere kizafata igihe gukira. But I'm gonna hate you. Nta rwango mfitiye urwango mu mutima, nta rwango, nta mwanya mfite. Gusa igihe twamara cyamfashije gukura no kubona urukundo mu bundi buryo, kandi rwose it's okay. I do believe it's okay to miss people despite of how much they hurt you. Hari umunsi kukibuka cyangwa se gutekereza bitazaryana nk'uko bijyana ubu. I'm working on my healing now. Ndimo ndiyubaka, ndimo narwana no gukira gake gake. Uruko ngiye kuryama ndavuga nti then I miss you. Numva ngukumbuye kugigera utabasha kumva. Si umutima wanjye gusa ahubwo buri rugingo rwanjye rurakumbaza. Nizera ko bikugeraho, nizera ko byumva cyagihe uri mu buriri bwawe nanjye ndi mu buriri bwanjye. Buri umwe ari online ariko nawe ushobora kwandikira undi. Buri umwe azi mu mutwe nimero y'undi ariko idasevinze muri telefone. Even though we go through days without talking or seeing each other, I still think of you when my mind is tired. To be honest, I still think of you when my mind is still busy too. Bisa nkaho ubuzima bukomeje kuri twebwe tutari kumwe, ariko ndacyagutekerezaho amanywa nijoro, gutekerezaho unaniwe, gutekerezaho ntacyo mfite cyo gukora, ariko cyane cyane gutekerezaho niyo ndi busy. Sura yawe nimba mu bitekerezo. Nyuma y'igihe something has happened. Byinshi byarabaye. Nabonye urukundo rushya, and kuba turi kumwe uyu munsi, this is what I want to tell you. I will stay, that I promise you. That what I'm promising you. I will stay when everything around you leaves. I will stay even when you want to leave too. Nzahaguma bikomeye. Nzahaguma ubuzima buhindutse bubaye bubi kurushaho. Nzahaguma buri gihe umwe wese ashaka kugenda. Nzahaguma na cyagihe nawe ubwawe ushaka kugenda, ushaka kubivamo. I will stay. Nzahaguma kuko nzi neza uko bimera kwisanga uri wenyine mu kibazo. Buri wese arimo aragenda. I'm here today and I will be today every day to come. Nzaba mari. Icyo nshaka gusa nuko njye nawe tugumana. When I say I love you, I truly mean it. Ndagukunda byanyabyo. Ibi nkubwira nagara amagambo nabonye muri filime, ahubwo uyu n'umutima wanjye uri kuvuga aka kanya niko niyumva. I'm here for Sundays and storms. Ku kazuba no mu mvura ndahari, mu byiza no mu bibi. Cyagihe unezerewe bigaragara, cyagihe wumva udashaguza amaso nanjye nzaba ngihari. Ndahari ufite inseko ku munwa cyangwa se amarira azenga mu maso yawe. I will be there, I will be here. I wanna be by your side through everything and anything. Ndashaka kuba itandukaniro ry'urundi rukundo waba warumvishe cyangwa se waba warahawe imbere yanjye. Nzakuba iruhande igihe umutima wawe ushenguwe n'agahinda. Nzagusubizamo imbaraga n'icyizere igihe utangiye kwishidikanyaho. Tuzahagararana hanze mu ijoro tubara n'inyenyeri ziri mu kirere. Nzatuma wizera ko nta wundi nshaka mu buzima bwanjye uretse wowe gusa. Nzakubwira buri munsi ingano y'ibyishimo wazanye mu isi yanjye. Nzaha agaciro buri segonda nzamarana nawe muri ubu buzima. I will stay. Nzahaguma. Nzagutembereza ibihugu wahoze wifuza gusura. I will make mistakes but I will always make it up again. Nzakora amakosa, believe me, I'm not perfect, ariko nzayakosora, kandi icyo nkoze kikakubabaza nzagerageza kutagisubira ukundi. I promise you, I will love you. Yes. Mumbwire ukuntu mwumvishe iyi nkuru. This is the Daily Advice by Claude TV. Yes, iyi nkuru ubundi muyumvishe gute?
mumbwire, shyiraho comment iyi nkuru noneho nanjye ngiye kuyiha nyiburiye title nyiburiye title but uburyo yumvishe nyine shyira muri comment umbwire ngo uyu muntu nawe yarakubabaje wamubwira gutya, ariko ku wundi muntu ukundana none ukamubwira turiya tugambo twanyuma nsorejeho kabisa. Niba hari umuntu wakubabaje ifashisha aya magambo tu umubwire, numara kumubwira nuba ufite n'undi rukundo rushyashya wera kuri uyu munota hafi kuwa 7 kuzamura, umubwire uti I will stay, I will love you when everything will be worse. I will still there staying by side of you. I love you. Ndabakunda cyane, mukande subscribe kugira ngo mubone izindi nkuru nziza. Ubundi iyi ngiyi yari Daily Advice by Claude TV. Yes, your brother from another mother. I love you. Ciao ciao.